Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Mwiriwe neza. Uyu mwanya nifuje ko twongera kuganira ku bijyanye n'inyigisho za Bibiliya cyangwa se na Korani. Uko bisanzwe tumaze iminsi tugora ku kiganiro witwa Haji Sega yakoze, cyari gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ese wabuzaho Bibiliya yavuye, Korani se yo inkomoko yayo urayizi? Ni ikiganiro yakoze ku muyoboro witwa Dawa Rwanda TV. Hanyuma intego yacu wari ukureba uburyo abigisha ba Isilamu babeshya mu buryo bigishamo, bagambiriye kwinjiza abayoboke. Hanyuma mu byo twagiye turebaho twarebyemo ingingo zitandukanye. Bushize twarebye ku icyo yavugaga kijyanye no kuba ubutumwa bwiza yemera bwagombye kuba buri muri Bibiliya ari ubwanditswe na Barnabasi bwitwa ngo ni Evangile do Barnabas. Twarebyemo mu bihe byashize tuza kubona ko hari ibirimo bitandukanye n'ibyo Isilamu yemera. Ibyo bigatuma duhita tujya kwibaza ngo ese niba bitandukanye, hari ikibazo ni ikihe? Isilamu niyo ifite ikibazo, ni iyo Evangile ubwayo? Mu byo twabonyemo twasanze bitandukanyeho. Twabonye uburyo bavuga ko muri Korani bavuga yuko Mariya akomoka kwa Imurani se wa Mose na Aroni, mu gihe iyo Evangile ivuga ko akomoka mu muryango wa Dawidi wo mu muryango wa Yuda. Hanyuma ukabona ko bibusanye, ukuri atari ko ibyo avuga, ibyo Isilamu ivuga atari ukuri. Byumvikana ko rero tugendeye kuri icyo ngicyo, ishingiro ry'ibyo Isilamu yemera riba ripfuye. Hanyuma ikindi twaje kubonamo ni uko umuhanuzi wari warahanuriwe Mose mu gutegeka kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 18 kugera kwa 20, twaje kubona ko icyo naho umuhanuzi uvugwamo yari Yesu. Hanyuma ikindi tuza kubona ko muri ubwo butumwa Sega avuga ko ari bwo bw'ukuri, avuga yuko muri icyo gitabo yita ko ari icy'ukuri. Tubona ko mu imbere havuga yuko Yesu yavuze ko atari we Mesiya, kandi Isilamu uyu munsi ivuga ko yemera ko Yesu ari we Mesiya. Muri Korani bakoresha ijambo ryitwa Al-Masih, Isa Al-Masih, bivuze Jésus le Messie. Hanyuma hari ibindi bintu byinshi twagiye tubonamo. Twabonyemo nk'aho mu gihe Yesu yarimo aganira na Barnabasi amubwira ko agomba kwandika ngo inkuru y'uwapfuye mu cyimbo cye, kuko murabizi neza Isilamu ntiyemera yuko Yesu yapfuye, nubwo nabwo tuza kubinyomoza dukoresheje Korani mu kanya. Hanyuma igihe ngo arimo aganira na Barnabasi amubwira ko agomba kwandika inkuru z'uko byagenze kugira nyine ngo ubwo Yesu adapfa, ahubwo hagapfa undi mu cyimbo cye, twaje gusanga muri icyo gitabo havugwa ko ngo Yesu yaramubwiye ngo agende abaze Yohana na Petero ngo bari bahari. Byumvikana ko Yohana na Petero ni abantu bo kwizerwa Yesu yari afite. Hanyuma akanababwira ko iyo nkuru bo bayikurikiranye babonye uko byagenze. By'umwihariko ngira ngo tutanagiye muri byinshi, niyo twagendera ku byo Isilamu yemera, niba uri umuyisilamu cyangwa se umukristo,
byose uvuze ko Allah ubwe yafashe Yesu akamusimbuza agashyiraho undi usa nawe akaba ari we upfa, uko byagenda kose ku bakristo n'ubundi tuba dufite ishingiro ry'ukwizera kwacu, kuko twebwe tuba tuvuga ibyo twabonesheje n'amaso yacu. Mu minsi yashize ndumva twaraganiriye tuganira naberetse amagambo yo muri Bibiliya, amagambo yavugaga ko nka Yohana yandika urwandiko, uwo Yohana twahoze tuvuga Yesu yatanzemo nk'umuhamya ukwiriye gusobanurira Barinabasi ibyabaye, ni uko yavuze ko Yesu ari umwana w'Imana, aramuvuga avuga ngo uwo twabonye, ngo uwo twabanye nawe, ngo uwo twumvishe, ngo amaso yacu ngo intoki zacu zikamukoraho, ngo uwo niwe tubabwira, ngo yari ubugingo, ngo ubwo bugingo twarabubonye. Ndumva ayo magambo ubushize twarayabonye, ni amagambo aboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, kandi byumvikana ko ari umwizerwa ubwo ukurikije ibyo iriya evanjile ya Barinabasi ivuga. Gusa ku batabizi ndagira ngo mbabwire ko iyo evanjile nayo ni igihimbano cyakozwe n'abigisha ba Isilamu, ku batabizi, gusa nawe sitiri ntabwo bihura. Ariko ikirimo gikomeye cyane ni uko yakozwe igamije kugaragaza ko Muhamadi yari yarahanuwe ngo yitwa Ahmad. So rero uyu munsi ndagira ngo twumveho gatoya ku byo Sega tubwira. Hari akantu nifuje gusubiraho inyuma kugira ngo tuze kukumva k'ingenzi, by'umwihariko hariya aho avuga yuko ikigaragaza ko ubwo ubutumwa bwiza bwa Barinabasi ari ukuri, ari uko buvuga ko Yesu atigeze apfa. Rero reka mushyireho twumveho gatoya ibyo atubwira, hanyuma tuze gukora ubushakashatsi tureba icyo ibyanditswe bya Isilamu bivuga. Murakoze, reka twumve Sega. Evanjiri selon Matthieu. Ivanjiri yanditswe na Mariko Aha! cyangwa se ivanjiri yanditswe Aha! Ariko ya Barnaba yanditswe Evanjiri de ya Barnaba. Ntabwo ari selon. Selon ni ijambo y'igifaransa, donc bireba kwa kundi muntu yakurikiranaga akabyumva. Ariko Evanjiri selon nuko bisobanura. Ariko ya Barnaba uyu muntu yari kumwe. none ivanjiri ya Barinaba muri Bibiliya irimo Barayikuye, ntabwo bashaka no kubyumva kubera iki? kubera ifite ukuri, iratandukana n'izi ngizi z'abamatayo. Nk'umuntu ayishaka yayikura he? Njyewe narayifite iyo evanjile, yari mu gifaransa ariko baranyibye. Mu minsi yashize mu ma internet iyo evanjile barayibonye, barayishize hanze, iravuga nuko Yesu ntabwo yarapfuye, ibyo ni ukubeshyera Yesu. Iyo evanjile iravuga. Niyo mpamvu uyu Paulo kubera ibitabo byinshi mu isezerano rishya, ni Paulo yanditse ibitabo byinshi, kutangira kuri ibyakozwe n'intumwa, abakorinto ba mbere, abakorinto ba kabiri, abatesalonike, byose hari abafilipo, Timoteo wa mbere, Timoteo wa kabiri, abaroma, byose ni ibitabo bya Paulo. Abadukurikiye ndagira ngo kuri uyu mwanya tugiye gushyira kwita cyane ku kintu avuze ko ikimenyetso gihamya ko ubwo butumwa bwa Barinabasi ari ubw'ukuri, ari uko buvuga ko Yesu atapfuye. Ndagira ngo tuze kurebaho gatoya, reka dukore ubushakashatsi tuze kureba Korani icyo ivuga ku rupfu rwa Yesu. Dukoze Korani tugakora ubushakashatsi bwacu, hano muri hanganaho gato ndabona interinete irimo kugenda gahoro. Nizere ko Allah ataje kuvanga umurimo nyine, ariko reka dukore ubushakashatsi bwacu. Turabona, reka twandikemo yenda ijambo crucified him not,
tugiye kugaragaza icyo korani ivuga ku kubambwa kwa Yesu no gupfa kwe. Hanyuma hano nkore zoom kugira ngo buri wese abashe gusoma. Turabishyira mu kinyarwanda no mu cyongereza kugira ngo buri wese abashe kubona. Murabona ko sura ya 4 aya y'ijana na 57 iravuga ngo and because of their saying in boast we killed the Messiah Isa Jesus son of Maryam or Mary the messenger of Allah, but they killed him not nor crucified him, but the resemblance of Isa was put over another man, and they killed that man, and those who differ therein are full of doubts. They have no certain knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely they killed him not. Between brackets, hano tukabona Isa son of Maryam. Hanyuma in the translation ya Hilary and Khan. Hanyuma aha murabona ko tugiye kureba muri Korowani turabona ko hano ivuga ko Yesu atigeze abambwa, ko ahubwo hari undi wabambwe mu cyimbo cye. Reka tubanze dushake mu kinyarwanda tuze kureba iyi aya nayo ikivuga. Dukore search ya Korowani y'ikinyarwanda, hanyuma turebe icyo bavuga kuri uyu murongo. Twabonye ko ni sura ya 4, sura ya 4 aya y'ijana na 57. Dushyira mu kinyarwanda, reka nkore zoom nanone kugira ngo tubashe kubisoma buri wese aba bireba. Reka mpere yenda kuri aya y'ijana na 56. Iravuga ngo kandi twarabavumye kubera ubuhakanyi bwabo n'imvugo yabo yuje ikinyoma gihambaye bagiriye Mariyamu bamushinja ubusambanyi. Hanyuma y'ijana na 57 ikavuga ngo no kubw'imvugo yabo igira iti rwose twishe Mesiya Isa cyangwa Yesu mwene Mariyamu, cyangwa se Mariya intumwa ya Allah, nyamara ntibamwishe kandi ntibanamubambye, ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. Murabibona hano ni ukuvuga ngo uwapfuye mu cyimbo cya Yesu ukurikije ibyo Isilamu yemera cyangwa hano Korani ivuga, murabona ko yaba ari ngundi muntu. Hanyuma aya magambo mubonamo hano tugiye gushaka na ya evanjile bavuga, wasangamo ko nyine baza gusobanura bagamije kugaragaza ko ari Yuda wapfuye mu cyimbo cye. Hanyuma hano murabona ngo kandi mu by'ukuri ba bandi batabivuzeho rumwe baracyamushidikanyaho, bizaba niba uwishwe yari Yesu cyangwa usa nawe. Murabona ko bibaza niba uwishwe yari Yesu cyangwa ari usa nawe. Aha nigeze kubivugaho ku bakristu cyangwa se kwa abayahudi bari mu gihe bari barakurikiye Yesu muri icyo gihe, kuko Yesu akiriho ntabwo bari bwitwa abakristo. Abangaba babonye Yesu abambwa, bamubona apfa, ni ibintu babonye n'amaso yabo. Hanyuma ku buryo nyuma yaho mutekereze namwe umuntu wari ufite imyemerere y'idini ya Kiyahudi, kugira ngo yemere kuyivaho, yemere avuge ko agiye gukurikira uwitwa Mesiya. Twarabonye ko ubutumwa bwiza kuri twebwe cyangwa se n'abayahudi, ubutumwa bari bategereje ku bayahudi bo barategereje n'uyu munsi, abakurikiza inyigisho z'idini ya Judaisme. Hanyuma abo ngabo uwo bategereje ni Mesiya. Hanyuma ababonye Yesu bakamwemera, bo bemeye ko uwo bari bategereje ari we waje, ari we Mesiya, kandi uwo Mesiya akaba ari umwana w'Imana. Hanyuma ukurikije ibyanditswe muri Bibiliya, ni uko uyu Mesiya yagombaga kuza agapfa kugira ngo abe igitambo gihoraho
mu buryo bwa melikisedeki. Ni ukuvuga ni igitambo gihoraho, abe n'umutambyi uhoraho by'iteka ryose. Ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi ku bayisilamu ushobora kubabaza impamvu batamba ibitambo, ntabwo bagusobanurira icyo ari cyo, icyo bimaze. Mujya mwumva hari igihe bagira n'umunsi mukuru w'igitambo, ariko ntabwo bashobora kubwira igisobanuro cy'icyo gitambo batamba. Biragoye, impamvu yayo ni iki, kubera icyo ari ngombwa. Hanyuma aha ku bakristo, ku bayahudi bari icyo gihe, ku bigishwa ba Yesu, babonye n'amaso yabo Yesu abambwa, bamubona apfa, bamubona ashyingurwa, kuko wagiye kumushyingura ni umwe mu bantu bari bazi iby'idini ya kiyahudi witwa Yosefu wa Arimataya. Bibiliya ni kwitubwira ajya kumushyingura ngo yari umwigishwa we mu buryo bwihishe n'abitwa ba Nikodemu. Hanyuma aragenda aramushyingura. Umunsi Yesu yazukaga nabwo abigishwa be bagiyeyo, nyuma yaho aza kubiyereka. Byumvikana ko ukwizera kwabo gushingiye ku bintu bifatika babonye n'amaso yabo. Allah yaba yarababeshye agashyiraho undi muntu usa nawe, riraba ari ikosa rya Allah, ntabwo riraba ikosa ry'aba ngaba bizeye ibyo babonesheje amaso yabo. Kuko ibintu umuntu yabonye n'amaso ntabwo wamubwira ngo bivuga ibitandukanye nabyo, ntabwo bishoboka. Hanyuma murabona ko bakomeza bavuga ngo abavuga ibyo nyine nta bumenyi nyakuri babifiteho, usibye gukurikira ibyo bakeka, kandi rwose ntibamwishe. Ibi ntabwo ushobora gufata inyandiko. Reka turebe, wowe umuntu ari uguha inkuru aho yabereye akaba yari ahari, noneho hakaza undi muntu nyuma y'imyaka 600 akakubwira inkuru itandukanye n'iyo wa muntu cya gihe yavuze. Wakwemera ibyande? Wafata ibyuje nyuma y'imyaka 600 nk'uko hano bimeze kuri korowani ya Muhamadi? Ndatekereza ko uri umuntu uvugisha ukuri, ntabwo wafata ibyo bije nyuma y'imyaka 600. Ikindi cya kabiri ni uko aba bantu, kubera ibintu bari babonye n'amaso yabo, ni uko bageze ku rwego bemera kubipfira. Uratekereza ko ikintu gituma umuntu yemera gupfa apfa kubera ari ibintu yabonye n'amaso ye, ukumva ari ikintu cyoroheje cyane ku buryo wakwemera gupfira ikintu cy'ikinyoma? Ikindi nacyo gituma uhindura imyemerere yawe ku bantu bari bakomeye cyane ku myizerere yabo ya kiyahudi. Ngira ngo nshobora kubaha urugero. Nubwo iyo tugiye kureba muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tugiye mu gice cya 10 ibyakozwe n'intumwa, tubonamo inkuru ya Petero. Aha ndavuga ni nyuma yuko bamaze kuzuzwa umwuka wera. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 10. Okay, reka dukore dushakishe turebe ko hano babiduha. Hano aha batubwiramo inkuru y'uwitwa Koroneliyo. Hanyuma uyu Koroneliyo yari umusirikare w'abaromani, ntabwo we yari umuyahudi, ariko ngo yubahaga Imana. Hanyuma igihe kigeze, murabona ko hano marayika ngo abonekera uyu witwa Koroneliyo, ngo aramubwira ngo natuma abantu Yopa atumira umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Aramubwira ngo acumbitse kwa Simoni w'umuhanuzi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda ahamagara abagaragu be 2 n'umusirikare w'umunyadini wo mu bamukorera iteka. Amaze kubabwira ibyo byose, abatumira Yopa. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya. Bakibyitegura aba nk'urota. Ahangaha dukomeje gusoma imirongo ikurikiraho, ndibwira ko twakomeza yenda tukagera nko ku murongo wa, dushaka gufata ibyakozwe n'intumwa yenda guhera ku murongo wa 20. Reka turebe umurongo wa 20.
aha murabona ko petero abwirwa ngo haguruka umanuke ujyane nabo udashidikanya kuko ari njye ubatumye. ahangaha uyu ni petero urimo kubwirwa, hanyuma aha yari yoherejwe kujya kwa Koruneliyo. ariko iyo dukomeje gusoma tugiye tugenda nko ku murongo wa 34, reka mfate 30 kugera yenda kuri 40, hanyuma tuze kureba icyo Bibiliya itubwira. Hano ndabona baduhaye okay. Murabona ko baratubwira ngo Koruneliyo ati dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye nsenga magingo aya ariyo saa 9, nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana. hanyuma hano petero akomeza avuga ngo ariko Imana imuzura ku munsi wa 3 imwerekana ku mugaragaro. byumvikana ko petero yahamyaga ibyo yagize gute, yabonye n'amaso ye. hanyuma ushobora gukora ubushakashatsi bundi. dufate urugero, ugiye nko ugakora nk'ubushakashatsi. ubushize nigeze kuvugaho icyitwa Confession of Pilate, Pilate, dushakiye nda PDF. tugiye kuyishakisha murayibona hano kuri interineti, ndabona dushobora kuyibona. okay, mweke interineti iza kudusumbuwa, ariko reka nkore hano ndebe niba aho dushobora kuyibona. murihangana ndabona bidakunze, ariko aha ku bazabishaka muzasanga ko yavuze uburyo urupfu rwa Yesu rwagenze. avuga ko Yesu yapfuye kandi arazuka, na nyuma yaho aza kubonekera abantu batandukanye barenga 500. ariko ntacyo, hano Korowani yatubwiye ko Yesu atapfuye. iki ndumva buri wese yakibonye. Korowani y'ikinyarwanda aha yatubwiye ko Yesu ngo atabambwe ndetse atigeze apfa. ariko ubu tugiye kureba, ugiye kuri interineti ugashaka nk'uwitwa Dr. Zakir Naik, usanga yarimo avuga ku nkuru ya Yesu. atanga urugero rw'uko Yesu yavuze yuko ikimenyetso bazahabwa kimeze nk'icya Yona. hanyuma akavuga, iyo abivugaho abavuga ko ikigaragaza ko Yesu atapfuye ari uko nyine Yona nawe ngo atigeze apfa. uwabishaka kuri interineti ibyo ashobora kubibona. ariko icyo avugamo, niba yemera ko ibyo Yesu yabivuze, bivuze ngo uko biri kose Yesu nawe yagiye yarahambwe. ese yahambwe ari muzima? kandi ahangaha twabonye neza ko muri Korowani y'ikinyarwanda hano baravuga ngo ahubwo bishe banabamba uwahawe ishusho ye. bivuze ngo none se Allah yemeye ko uyu muntu apfa, arongera yemere ko Yesu ahambwa? ariko ibi reka ntacyo, reka tubiveho tuze kwibaza. aha tubonye ko, reka tugendere kuri iri hame ry'uko Yesu atabambwe atanapfuye. ariko ibi turaza kwisanga Korowani hano iyo tugiye muri sura ya 21, aya ya 34. hariya reka ngerageze gukora zoom. aya ya 34 ndibwira ko aha bigeze buri wese abasha kubisoma. dusomye aya ya 31 iratubwira 34 muri sura ya 21, dusangamo amagambo avuga ko mbere ya Muhamadi nta wundi wigeze ahabwa kubaho ubudapfa. murabibona hano haranditse ngo kandi nta n'umwe mu babayeho mbere yawe Muhamadi twahaye kubaho ubudapfa. Yesu ari mu babayeho mbere ya Muhamadi, bivuze ko atigeze agira gute, nawe atahawe kubaho ubudapfa. none turaza kwibaza ngo
nyuma y'imyaka irenga ibihumbi bibiri yesu ariho. Murumva bitavuguruza ibi? kuko hano korani ivuze neza yuko mbere ya muhamadi nta wundi ala yahaye kubaho ubudapfa. Mu cyongereza hano bakavuga ngo and we granted not any human being immortality before you, O Muhammad. Then if you die, would they live forever? Aha, murabibona. Allah avuze yuko nta wundi yigeze aha kubaho ubudapfa. Bivuze ko Yesu nawe yagize gute? Yapfuye. Niba atarapfuye, reka dutekereze nk'abantu Imana yahaye ubwenge. Ku bakristo dufite ishingiro ryo gukomeza kwizera Yesu. Kubera iki? Dufite n'ishingiro ryo kumwiyegereza dusenga. Kubera iki icyo ngivuze gutyo? Nuko ku muyisilamu aramutse afite amahirwe y'uko uyu munsi abaho, yaza kuba yaragize amahirwe yo kubaho mu gihe cya Muhammad, igihe cyose yakumva afite ikintu akeneye kumenya, akeneye gusobanuza, yakwishingikiriza yahita ajya kureba Muhammad, kubera ko byanasabaga ko banaza kugira gute? Kwishyura. Ariko Yesu we ntiyishyuzaga. Yesu ntatwishyuza, ni uwuzuye urukundo. Noneho rero Muhammad uyu munsi ubusanzwe ntawe akaba yamugisha inama, nubwo ku bayisilamu basenga amasengesho yabo bayohereza kwa Muhammad. Ngira ngo hari ibiganiro twakoze mu minsi yashize, tuza kubona ko Muhammad yababwiye ngo buri wa gatanu ko bagiye gusenga ngo bajye bohereza amasengesho yabo kuri we. Noneho ngo abo yabwiraga baramubaza ngo ese ayo masengesho tuzayakohereza uyumva ute cyangwa se uyabona ute kandi uzaba warapfuye? Hanyuma Muhammad ngo arababwira ngo Allah yategetse ko nta mubiri n'umwe w'umuhanuzi cyangwa se intumwa ubora. Ibyo turebye muri suna ndumva twarabivuzeho. Ariko nari ndimo kuvuga kuri iki kintu ku bakristo. Niba uri umukristo, ukwiriye kunezezwa nuko Yesu akiri muzima n'uyu munsi. Yesu ni muzima, nicyo gikomeye cyane. Isilamu niko ibyemera. So dufite ishingiro ryo kugira gute? Ryo kujya kubwira Yesu ibitugoye. Uko umuyisilamu yashobora kugenda akegera Muhammad akamubwira ibimugoye, twe dufite ishingiro ryo kwizera uyu Kristo umaze imyaka irenga ibihumbi bibiri ni muzima. Kandi abamubanjirije bose Korani yavuze ko mbere ye nta muntu wigeze ahabwa ubwo bubasha. Mu yandi magambo bivuze ko Yesu atari umuntu, ahubwo birashimangira ko ari iki? Ko ari Imana. Ni ikindi gihamya nacyo. Ntabwo mbizi ko iyo dilema minsi yashize navuze ku kantu kavuga ngo iyobera ritagatifu rya Isilamu. N'akangaka ni iyobera ku bayisilamu. Sinzi ko byakoroha ko badusobanurira iki kintu. Muri hangana internet ndabona itinze, ubwo irimo idutenguha. Ntacyo, reka dutekereze kuri iki kintu. Havuga ngo nta n'umwe mu babayeho mbere yawe Muhammad twahaye kubaho ubudapfa. Mu cyongereza baravuga ko nta muntu, kandi nta muntu n'umwe, nta kiremwa muntu na kimwe twahaye kubaho ubudapfa. None rero tugiye kureba, niturebe igendera kuri iyi principle, turabona yuko Yesu atari umuntu. Mu yandi magambo, version y'abakristo yuko Yesu ari Imana iraba ari ukuri. Twarabonye Muhammad yavuze yuko Isa ari ijambo rya Allah. Yavuze ko Isa ari ijambo rya Allah, nubwo bagerageza kugenda bongeramo andi magambo atari ukuri y'ibinyoma. Ariko nitujya kureba muri Korane, nitureba muri Korani sura ya 3 aya 64, reka nkore zoom naho kugira ngo buri wese udukurikiye wese aba abasha kubyirebera. Ndumva aha ukungerageje gukora zoom buri wese arabasha kubisoma. Murabona ko hano haravuga ngo vuga yewe Muhammad, say
o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niko babivuga ku bayisilamu. Ah, n'iryo jambo, iri jambo iyi esi ubundi ivuga, aya magambo ni impine ariko avuga ko ari ukohereza amasengesho kwa Muhammad. Kandi bayoherereza ugize gute wapfuye utakiriho. Hano baravuga ngo all people of the scripture, Jews and Christians, come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us shall take others as Lord. Okay, hano ntabwo ariho bavuga ko Yesu ari the word of Allah. Hanyuma nitujya hano ni sura ya gatanu ngira ngo, mwihangane nkomeze nshakishemo. Okay, ni sura ya kane aya y'171. Murabona ko havuga ngo all people of the scripture, Jews and Christians, do not exceed the limits in your religion. Reka dushyire hano mu cyongereza nako mu kinyarwanda, mbabarire. Dufite hano sura ya kane aya y'171, ndumva ari 171. Okay, dukore ubushakashatsi turebe muri Korani kitubwira. Hano aya y'171 muri Korani iravuga ngo, murayibona hejuru, ni aya y'171. Haravuga ngo yemwe abahawe igitabo abanaswara, ntimugakabye mu idini ryanyu kandi ntimukavuge kuri Allah ibitari ukuri. Mu by'ukuri Mesiya Isa cyangwa se Yesu mwene Mariya nta kindi yari cyo uretse ko yari intumwa ya Allah, akaba n'ijambo rye yohereje. Murumva ko hano Allah avuze yuko Isa cyangwa se Yesu ari intumwa ya Allah, akaba ijambo rye yohereje ngo muri Mariyamu, ndetse na roho, ni na roho, ni n'umwuka. Ku bakristo murabizi neza yuko muri Yohana igice cya 4 ndumva ari icya 4, aho yaganiraga n'umusamariyakazi, yaramubwiye ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kwisengera mu kuri no mu mwuka. So niba Korani ivuga ko Yesu ari roho, murabyumva ko n'ubundi aha Yesu niwe ni umwuka nyine, kuko Imana ari umwuka, niko yabivuze. Ikindi cya kabiri ni uko uyu mwuka niwe uhesha ubuzima cyangwa utanga ubugingo. Mu yandi magambo, Yesu niwe uhesha ubugingo, nk'uko tubibona muri Yohana igice cya ndumva ari igice cya 6 umurongo wa 63. Yohana igice cya 6 umurongo wa 63, twumva uko havuga Yesu avuga kuri yaravuze ngo umwuka niwe utanga ubugingo cyangwa se ubuzima. Tugiye dukoresheje Bibiliya yenda nka ntagatifu, reka turebe Bibiliya ntagatifu, reka turore iki ikoresha, cyangwa se na Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndibwira ko aho hose twabasha kubona neza. Aha baravuga ngo roho niwe ubeshaho, umubiri nta kavuro. Amagambo nababwiye aturuka kuri roho kandi agatanga ubugingo. Byumvikana ko roho niyo ibeshaho. Turamutse tugiye muri Bibiliya ijambo ry'Imana naho, reka turebe uko bavugaho. Bibiliya y'ijambo, aha naho baravuga ngo mwuka niwe utanga ubugingo, umuntu ubuntu ntacyo amara. Hanyuma aravuga ngo amagambo nababwiye niyo abazanira mwuka n'ubugingo. Mu yandi magambo, ibi bivuga ko aha Korani ivuga ko Yesu ari roho, akaba n'umwuka nyine w'ubuzima, cyangwa se ku bakristo dukunda gukoresha umwuka w'ubugingo. Byumvikana ko Yesu niwe uduhesha ubugingo, kandi ubu bugingo ni ubugingo buhoraho, ntabwo ari ubugingo busanzwe. Bityo nimwemere
Allah n'intumwa ze kandi ntimukavuge ubutatu musigeho. aha ni ibi arimo avuga, ariko icy'ingenzi twashakaga ni ahangaha arayavuze yuko yavuze ko Isa cyangwa se Yesu ari ijambo, ari ijambo ry'ubu, ari ijambo n'umwuka w'ubugingo. Hanyuma hari amagambo nigeze kubabwiraho aho Muhamadi yavuze neza yuko mu gihe Abayisilamu basenga buri wa gatanu ko bazajya bohereza amasengesho yabo kuri we. Hano murabona ngo yaravuze ngo umwe mu minsi ikomeye ngo ni ku wa gatanu cyangwa se ijuma, ngo hanyuma mujye musenga muvuga amasengesho menshi, abakoresheje blessings, ariko ijambo rikoreshwa ni salat, rivuga isengesho cyangwa se amasengesho, ntabwo ari baraka nibyo rivuga umugisha. Ngo mujye mwohereza amasengesho kuri njye, ngo kuri uwo munsi byumvikana wa gatanu, ngo kubera yuko amasengesho yanyu azajya yoherezwa iwanjye. Hanyuma abasangirangendo be baramubaza ngo ntumwa ya Allah, ni gute twakohereza amasengesho yacu yaza akoherezwa iwawe kandi uzaba warabuze, umubiri wawe uzaba warabuze? Hanyuma ngo arabasubiza ngo Allah yabujije ubutaka kuba bwa consuminga cyangwa se bwa consuming, twakora ijambo rihe, ni nko gutuma umubiri nyine imibiri y'abahanuzi ipfa. Byumvikana ko Muhammad yatekerezaga yuko napfa atazabora, ndetse iyo ugiye mu bitabo bya Isilamu uza gusanga banavuga yuko igihe yapfaga yamaze iminsi 3 bataramushyingura, atangiye kubyimba, nibwo bafashe umwanzuro wo kumushyingura. Ibyo uwabishaka yabivuga. Murabona si hamwe, biragaruka ahantu henshi. So byumvikana ko ahangaha imyaka irenga 2000 Yesu ni muzima, Muhammad yarapfuye. Muhammad yaza kuba hari umuyisilamu wese avugishije ukuri, yanezezwa nuko iyo aza kuba igihari, yanezezwa nuko yagira amahirwe yo kwicarana nawe akaganira nawe akamubwira iby'Imana. So twe Yesu aracyariho, aracyari muzima. Urumva ko dufite impamvu nanone yo gukomeza kugira gute, kumwegera no kuvugana nawe. Niba uri umukristo unyumva iki kintu cyumve neza, dufite impamvu yo kwegera Kristo kuko ni muzima, hariho iteka ryose, ntazigera anapfa, yahozeho mbere n'uyu munsi ariho. Umuyisilamu niba nawe atabyemera akwiriye kwibaza kuri iki. Nyuma y'imyaka 2000 Yesu aracyahari, kandi yari afite ubushobozi, yari afite bwo gukiza indwara, n'uyu munsi arabufite. Ubushobozi yari afite bwo kuzura abarwayi, aracyabufite. Ubushobozi yari afite bwo kwirukana abadayimoni, aracyabufite. Ubushobozi yari afite bwo kwirukana malaria n'izindi ndwara, ubwo ngubwo n'uyu munsi aracyabufite. Ubu bushobozi yari afite bwo kugendera hejuru y'amazi, n'uyu munsi aracyabufite. Ngaho niye mpamvu yatuma umuhanuzi umeze utyo akaba akiri muzima tutamwegera kugira ngo tumubwire ibitugoye. Kumwegera byaba bitikosa. Iki gikwiriye kubikosa cyagombye kuba gusenga uwapfuye, utabasha kumva, utabasha kugira gute, nibyo kosa ryaba rikomeye. Niyo byaba ari kumusaba ngo gukora intercession, agusengere, kuki ujya gusaba uwapfuye ko agusengera kuruta umuzima? Niba uri umuyisilamu ukaba wemera ko Yesu ari muzima akiriho, urumva nta kibazo kirimo. Koresha ubwenge Imana yaguhaye. Reka nsoze mbabwira yuko Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe. Yesu atubwira neza ko hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Daniel aravuga ngo kandi uwo antikristo naramukaje ngo azayobesha abantu kubashyeshyenga. None se reka tuvugishe ukuri, ni igiki gituma wumva utabwira ibibazo byawe? Yesu aracyari muzima kandi uko ubyemera yakoze iriya mirimo yose n'ibitangaza,
abayisilamu hari abasheba bavuga yuko ngo yajyaga arambura ikiganza cyonyine gusa ngo yakizunguza ibihumbi n'ibihumbi bagakira. Urumva udafite impamvu yo kwegera Kristo? Imana ikomeze kubana namwe mwese. Hanyuma abakunda ibiganiro byacu ndabashimira cyane, ndabashimira komenti muduha, nanabasaba kuduha izindi nyinshi niba mubona hari ibyo dukwiriye guhinduramo cyangwa se kunoza. Rwose ibitekerezo byanyu turabikeneye kugira ngo bidufashe kunoza uburyo dutambutsa ubutumwa bwiza. Hanyuma ikindi nanabasaba ko rwose nyuma yo kumva ikiganiro ni byiza ko ndagisangiza n'abandi. Ni byiza ko ukanda like, ni byiza ko ukora subscribe. Birakenewe rwose. Uzi impamvu bikenewe? Ni ukubera ko mu by'ukuri ntabwo igikenewe cya mbere ari views n'ibindi. Igikenewe ni uko ubutumwa bwiza bugera kuri bose, ariko uko izo views ziba nyinshi ni nako ababa interested, abagira amatsiko yo kuza kureba iyo channel, niko bagira gute baba benshi, bityo bigatanga amahirwe ko ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Niba uri mu Kristo urimo kurikira iki kiganiro, ndagusabye rwose gukora share, gukora subscribe, gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi. Uzaba utanze umusanzu rwose uhagije. Ngewe Imana impagurutsa ntabwo yampagurukije kubera ko nkeneye views, kuko nsanganwa akazi kandi kampemba neza, ariko Imana ikeneye ko dukora uyu murimo. Ubwo tuvuga ko mu Rwanda hazaba ububyutse, birasaba ko dukora tukabwira abantu Yesu muzima utarigeze apfa, tukabwira abantu Yesu ubasha gukiza abarwayi, ubasha kuzura abapfuye, ufite ubwo bushobozi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda cyane. Naho ubutaha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.